turabasuhuje inshuti mukunda kandi mukanakurikira ICTV. Tuba tubafite ibiganiro byinshi bitandukanye kandi twizera neza ko bigenda bibaryohera, kandi turabasuhuje aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'igihugu. Uyu munsi rero tubafite ikiganiro cyiza cyane kandi nizere ko mutaza gucikwa. Turi kumwe na Benita agiye kuba atuganiriza, reka tumubaze. Benita, niki waduteguriye uyu munsi? Bwa mbere wundi mwiriwe neza. Niriwe neza. Uyu munsi nifuje kubaganiriza cyane ku muco, umuco wa kera, ku guca imyeyo. Ndakeka abantu bose barabizi. Turaza kuba turebera hamwe akamaro ko guca imyeyo, uko babikoraga kera, ese ubu ngubu bimeze bite. Turaza kurebera hamwe kandi nabo ndakeka ko baraza kubikunda. Mbere yuko tubaganiriza, reka tubibutse gukora kanda share cyangwa se subscribe kugira ngo urusheho kugenda ubona ibiganiro bitandukanye tuzajya dukora, cyangwa se ibyo twakoze byose kugira ngo urusheho kugenda ubibona neza. Hanyuma icyo ujye kutuganirizaho cyo guca imyeyo, ndakeka ko abagore cyangwa se abakobwa batarabikora bakagombye kuba batega amatwi kugira ngo kubera ko bifite akamaro, bibagirira akamaro kandi babashe kugira no kuba abagabo nzi ko babikunda cyane cyane. Twebwe abagabo turabikunda, hari n'abakora divorce bitewe nuko ibyo ngibyo batabikoze. Rero bagira inama kandi nizere ko bari tayari bakumva. Ndabasuje cyane nanone, cyane ku bakobwa niyo ngiye kubwira, ariko n'abahungu ni byiza ko babyumva. Ni byiza ko babyumva. Wazabikorera n'umwana wawe cyangwa se ukabikorera n'umugore wawe, bura byaba byiza usanze atarayiciye, ntabwo ari ngombwa gukora divorce. Iyo si impamvu yumvikana. Wanabimukorera ukamufasha, mukagana abaganga barabafasha, natwe kandi batugana tukabagira inama. Hanyuma Benita, twihuse sangiza abadukurikiye cyangwa se abaduteza amatwi, guca imyeyo byakorwaga gute cyangwa se ubu ngubu bikorwa gute kugira ngo babimenye. Ubundi ubusanzwe uko baca imyeyo, abakobwa cyane begere hino mbabwire. Ubundi wicaza ikibuno hasi ugashinga ibirenge. Kwicaza ikibuno hasi urabyumva, hasi atari kuva no gusutama, oya no kwicaza ikibuno hasi. Nuko ahangaha ntago batureba ariko twari kuba tubiberetse neza. No kwicaza ikibuno hasi ugashinga ibirenge ku buryo amava ashobora kugera ku ntugu zombi. Donc urabyumva. Ubundi ukanyuza amaboko munsi y'ibibero. Ubwo ukora buryo ki uri buze kuburi witeguye ku buryo amaboko yawe araza gushobora kunyura munsi y'ibibero akakora ku gitsina, kuko guca imyeyo bikorerwa ku gitsina gore. Ibikoresho rero wakifashisha uca imyeyo ntago ari ibintu bigoye. Ubundi amavuta y'inka akuze, nimvuga amavuta y'inka akuze, ni amavuta amaze igihe ageze aho wenda aho ushobora gutangira no kuba wayarya, aho wayateka ukayarya. Ayo mavuta bakuze, ayo mavuta y'inka akuze rero niyo bakoresha mu guca imyeyo. Ubwo rero twagiye mu guca imyeyo, ukuboko kumwe gukurura imishino biteganye. Ubyumve neza, ukuboko kw'iburyo, donc ni uduce tubiri tuba dufashe ku gitsina gore. Hari agace k'iburyo n'agace k'ibumoso, biba bisa nkaho birebana. Noneho ukuboko kumwe gufata agace k'iburyo, kuko urumva ukuboko kw'iburyo kugiye gufata ibumoso ntago byakuvuna cyane. Ukuboko kumwe gufata agace biteganye. Ni ukuvuga ngo wenda umushino ubureba mu buryo bwawo, ibumoso cyangwa iburyo nyine birumvikana. Ni uduce tuba twegereyeho, tuba dusa nkaho turebana. Urumva haba hari agace kari iburyo akandi kari ibumoso. Ukuboko kumwe rero gufata agace biteganye. Mu gutangira birababaza cyane, kubera urumva ko iyo utarabikoraho ari ubwa mbere cyane. Abantu babikoze wenda barabyumva, bajye bigisha n'abatarabikora. Buriya wamuhana example, iyo ari ubwa mbere kaba ari gato cyane ku buryo karushya nyine karakubabaza kwa. Ari nayo mpamvu buriya kera bajyaga babikorera hamwe, ari ibintu bitaga nk'urubohero, bakaba bari ahantu hamwe ari abakobwa benshi. Wenda umwe yacika intege bakamwankuraje, bakamubwira ati courage, birakubabaza ariko bifite akamaro. Icyo gihe rero birafasha, iyo muri ahantu hamwe muri abakobwa mwese birabafasha nyine muterana ingabo mu bitugu,
ku buryo nibuga guterana ingabo mu bitugu murabyumva, ni ugufashanya guterana imbaraga kugira ngo wenda bamwe batabivamo, kugira ngo bamwe badacika intege. Twagiye rero, iyo ukurura ukora ku buryo utarenza santimetero 7 kandi ntujye munsi y'6. Ni ukuvuga ngo guca imyeyo biri normale, umushino bureshya na santimetero 7 iyo ari munini. Waba uri mutoya biri normale uba utari munsi y'6. Ariko hari abantu bashaka no gukora ibirebire. Iyo barenzaho se cyangwa se bakaba bashaka kugira muremure, nta ngaruka, nta kibazo? Oya, nta ngaruka. Ako iyo barenzaho bituma cyane ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko urabyirinda. Mbese ubwo no kuvuga ko bagira umushyukwe cyane? Bagira umushyukwe cyane. Hari abantu ariko babikunda kugira ibirenze santimetero 7. Ubwo rero ntago byakubuza kubikora ubikunda, ahubwo wabikora ukarenza, ariko none ukaba wiyizeye mu bushobozi bwo kuba wakirinda, kuko iyo utirinze bituma wata ubukobwa, kandi burya ubukobwa iyo butaye ntago busubirana. Iyo wabaye umugore wabaye umugore ntago usubira ku mukobwa. Hanyuma ubwo bakomezaga babikora gutyo bikaza wenda kurangira gute? Urumva iyo umaze guca imyeyo imaze kugera santimetero 7 cyangwa se wanarengejeho uko ushaka, imyeyo iba yabaye imyeyo, gatangira gukubura tayari. Ntabwo imyeyo y'abakobwa bayikubuza. Hanyuma akamaro ko guca imyeyo, kugira ngo n'abadukurikiye baduteze amatwi babyumve neza, ndagira ngo tubwire akamaro ko guca imyeyo ni akahe ubundi ku gitsina gore? Ubundi kera nta myenda y'imbere yabagaho. Nimvuga imyenda y'imbere ni amakariso, ntago kera bambaraga amakariso. Ubwo rero iyo wabaga waciye imyeyo iyo yitwa imishino, wayumvisha. Iyo yabaga iriho iri kuri icyo kigero cya santimetero 6 na 7 birafasha, ntago imyanda yakwinjira mu gitsina gore ngo igutere n'ibindi ndwara n'ibiki, ubu uri safe. Mbese byarindaga imyanda, ariko ubu ngubu ndakeka ko ubu ngubu ntago wayica ngo ikurinde imyanda. Akenshi ubu ngubu abakobwa bayica bagira ngo bubahirize wa muco wa kera, umuco w'abasogokuruza tuwusigasire. Ni byiza ko twayica kuko nta kitwara kandi igira akamaro keza. Hanyuma Benita tubwire akandi kamaro k'ingenzi, ubasobanure neza cyane. Akandi kamaro ni akahe ko guca imyeyo? Akandi kamaro ko guca imyeyo rero birazwi, n'abatabizi banabimenye yuko imyeyo irafasha mu gihe muri kubaka urugo. Kubaka urugo ni imibonano mpuzabitsina ku bantu bashakanye. Ndasubiramo bashakanye, kuko abantu batashakanye ntago bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko n'ababikoze n'abatarashakanye birashoboka ko wenda babikora. N'abatarashakanye babikora, ari nabyo bituma usanga ari ikibazo iyo utabikoze. Urumva ntago waryamana n'umusore utaraciye imyeyo ngo akujyane mu rugo rwe. Ladies ndababwira cyane bayice, niba batarayiciye, niba bizabagora bazanyegere mbafashe. Nanone nakubwiye ko bifasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bigufasha mbese gushimisha umugabo. Gushimisha umugabo ubwo sobanura neza babyumve, kuko bishobora kuba bidasobanutse neza. Gushimisha umugabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, cyane ndabivuga ku bakobwa, hari n'abatabikora, nabyo nzabivugaho. Hari icyo kintu ngiye kuvuga bakiteho cyane. Hari abo bitabaho, hari niba ari ukurwara, niba ari iki, niba ari ubwenge buke, simbizi. Mu mibonano mpuzabitsina hari igihe kigera umukobwa akanyara. Ndabisubiramo, akanyara. Ubwo rero ku bantu bibaho, abakobwa bose ariko bibabaho. Iyo birafasha rero, kuko iyo bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, buriya cyane kuri nkawe Ryan utabizi nawe bimenye, buriya niyo bakubitaho amazi akamanuka neza. Bakumve neza. Ndumva niba ntibeshye numvishije ko uvuze ko uko demo cyangwa se umuntu ufite iriya mishino cyangwa se waciye imyeyo bifasha ko umugore ashobora kunyara mu gihe barimo gutera akabariro. Nibyo cyane, birafasha. Noneho gukomeza basobanura bagira n'inama mbese uko bajyaga babikora kera.
uko bajyaga babikora kera nuko nguko nyine ikaba miremire nageze aho igeze kuri santimetero 67. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibigomba kurenga aho ngaho cyangwa se hari ababikunda kiba miremire ari naho navuze ushobora kubutahumvisha neza ari naho navuze iyo yabaye miremire barenze santimetero 7 ubwo ngubwo igutera cyane gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Ntacyo bitwaye ku muntu bikunda kuba yaba ari miremire ariko bigira ingaruka zo kumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Hanyuma Benita nkatwe abagabo watwadivisinga kudatereta abakobwa cyangwa se kujya tubanza tukareba yuko baciye imyeyo, nihe nama watanga noneho ku bagabo mu gihe cyo kubaka urugo? Abagabo ntago nabagira inama yo kugira ngo mbajye babanza barebe, ahubwo niba ushatse umugore ugasanga atarayiciye hari abaganga bafasha, natwe turabafasha, hari abashangazi baragufasha ukamuganiriza ukagenda bakabagira inama banayibacira, ariko ntibibabuze ibyishimo cyangwa se amadivorce ya hato na hato. Oya, turahari kugira ngo tubafashe. Niyo mpamvu tuba turi kubagira inama abakiri batoya, abakiri abakobwa. Niyo mpamvu y'iki kiganiro kugira ngo nyine tubahugure babikore hakiri kare, aho kugira ngo akugeze mu rugo asange utarabikoze. Biba byiza kubikorera igihe, ariko nanone ku bagabo umukobwa utarabikoreye igihe umukunda mubana ntabwo ari impamvu yumvikana yatuma ukora divorce, kandi hari ubundi buryo wamufasha akayica. Inshuti zacu rero, inshuti za ICTV, nizere yuko hari ubumenyi cyangwa se hari inama ikomeye cyane mumaze kumva Tantine Benita amaze kubagira. Nizere ko hari ikintu gikomeye mumvishije ku bagore cyangwa se abakobwa mutaraca imyeyo. Nabagira inama yo guca imyeyo kugira ngo mubashe gushimisha abagabo banyu birumvikana. Reka tugane ku musozo rero w'ikiganiro cyacu, nkwibutsa gukanda like, share cyangwa subscribe kugira ngo ubone ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Reka tubashimire rero, twizera ko Imana ikomeza kubarinda.